Tuwaze kwa amen. Tuwaze kani kwa amen. Tuwaze kani kwa amen. Tuwaze haleluya. Komeri mana mashimeka. Umugambi w'Imana wataye kandi umugambi w'Imana aguyoba. Reka babwire umuntu azakwica, umuntu yanagufunga. Kapiteni umuntu yakwica akanagufunga, ariko reka babwire umuntu ntabwo wafunga umugambi w'Imana. Nani wakwica umugambi w'Imana? Usimama udashobora gufungwa kubera umugambi w'Imana. Umuntu yagambiriye kukwica, umugambi w'Imana ukakurinda. Ntabwo murabyumva neza. Haleluya. Kabyemera ko abantu bakuvuga, ariko nta muntu uzavuga umugambi w'iki w'Imana. Tena haleluya. Baba baraduhagaritse batukura mu nshingano, ariko se koko ninde wahagarika umugambi w'Imana? Arahari? Arahari? Ari possible. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Jewe umuntu bajya tugira amagambo akomeye. Munama mu pastor shime muzapfu. Kuko ngo baguhagaritse. Ndiko yasabwiye. Reka Bibiri bagayikomeye. Mbere Covid itaratera bamembaga 150 n'abitandatu niyo yajya kuri konti yanjye. Kubona n'umupastor baba bari bafite menshi bari. Ubari bafite gatoya tuce cyane ho kure. Adama ushira hasi kuri Covid iteye, Covid yamaze imyaka 2 bande bagumuna bitanu banze bamagarika bamwe 45 n'abatandatu kuvuga mu bana batanu dufite bagomba kwiga, bagomba kurya. Je telefoni yanjye bagomba kuri network ndabesha network telefoni yanjye yakoresha 30 mu kwezi na internet. Shubari ko n'urugendo rwajyana ikabura nakorera gushimira barapfa. Ndashimira Imana aho nabire kandi pe nagomba be nibwo nambaye neza, nibwo nabonye inzu yo kubamo imyaka 10 nigana kora teperi modesha, nibwo nabonye inzu yanjye, nibwo nabonye mwebwe, nibwo nabonye inshuti. Niyo mpamvu turahaga kugira ngo umugambi w'Imana usohore. Muri izo Bibiliya yanjye hari niza iyo Bibiliya irahura. Murakoze cyane. Murakoze. Hanyuma twijira mu reka aho kajenda no kumushaka kamera reka mukajenda. Murakoze. Aha. Ibintu bimeze neza sana. Umugambi w'Imana uracyakomeje. Umugambi w'Imana urakomeje. Umugambi w'Imana mwebwe murabuzi mwebwe. Umugambi w'Imana uhamagaye uwitwa Jean Paul atambuka zejo. Umugambi w'Imana uhamagaye Innocent Burasanzwe. Tambuko uhagarara imbere y'itero. Hamagaye na Jean Paul wundi. Umugambi w'Imana uhamagaye Vianney nawe natambuke. Umugambi w'Imana uhamagaye Jean Paul nawe natambuke. Umugambi w'Imana uhamagaye Deo natambuka hano hejuru. Umugambi w'Imana uhamagaye Jeanne d'Arc natambuka hano hejuru. Umugambi w'Imana uhamagaye Christina nawe natambuka hano hejuru. Umugambi w'Imana uhamagaye
akamugaga hejuru. Uno mugambi w'Imana. Umurima w'Imana umaze kwaguka. Itorero twaricaye inama nyobozi, hanyuma tuvuga ngo tugiye kongeramo abadiyakoni. Abadiyakoni, iri ni itorero ry'abadiyakoni Imana ihamagara bagiye gusengerwa kugira ngo baze kudufasha umurimo w'Imana. Ayo mashi kumva akwiriye. Abagabo bahamye n'abagore bahamye. Uyu nguyu niwe ejo ni mwebwe. Ejo tugutora bizatwemerera. Kuko tuba twasenze Imana. Ejo tugutoranye bizatwemerera. Imana igumisha. Ejo harimo abarimu, ahangaha abashumba, n'ahangaha harimo abapasiteri. Byose ni abapasiteri bavuga ngo nyamuneka. Kuko muri misi yabo tugiye gutuma ubwiza bwa Gasogi. Nase tubatuma nzajya Gasogi mu bwiza, nzatuma abapasitori hamwe n'abarimu b'inama muri abo ngabo muri mwebwe. U Rwanda tuba rufite nk'umurenge n'akarere tutwemera kujya mu bwiza. Tugutuma mu bwiza se uzakwanga kujyayo? Ntabwo uzajyayo, tuzatumayo wowe. Niyo mpamvu tugomba kongera abakozi hagati muri twebwe. Hanyuma reka mbasomere umurongo umwe, hanyuma naza mpamagara abashumba baze kudadusenga Imana. N'umurongo uri mu gitabo rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Impamvu tutagiye kwisha amagambo menshi, ijambo twaryumvise kandi twumvise umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana rero byari muri byose. Niyo mpamvu tugiye gusoma gusa ijambo ribajyana mu gusengerwa. Hanyuma ibice bitatu haravuga ngo iri jambo niyo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Umuntu nashaka kuba aba yifuje umurimo mwiza. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero uyu ni umurongo ukomeye kandi mwiza. Nushaka kwifuza kuba umwepiskopi, umwepiskopi n'umudiyakoni imirimo yabo isa naho yegeranye. Abavuga ngo aba yifuje umurimo mwiza. Hanyuma ku murongo wa 8 haravuga ngo kandi abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba abitonda, batari inarenganya cyangwa se abamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi, ahubwo
bakomeze ubwiru bwo kwizera bafite imitima itabacira urubanza. Kasema ku murongo wa 11, n'abadiyakoni n'abanuko babe abitonda, abatabeshera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Kasema ku murongo wa 13, nuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana yashyize muri poromosiyo. Mwumvise ko n'amagambo ubundi atatu. Ijambo rya mbere ni ijambo ryavuze ngo niwifuza uyu murimo, uwifuza, utarawifuza nawe wifuza, utarawifuza wifuza. Havuze ngo niwifuza uyu murimo uraba wifuza umurimo mwiza. Yesu ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri twumvisemo ko arimo ibisaba. Ni ukuba ari umukristo mwiza, ukuba utarenganya abandi, utari umunyarukoni, utanywa inzoga, udasinda, ni ibintu n'amaperezida. Ndetse kuba umukristo bikubiye mu ijambo rimwe. Ijambo rya gatatu ryavuze ngo uwo muntu wamaze gukora umurimo ngo ahabwe umwanya w'icyubahiro. Ubu mugiye mu cyubahiro cy'Imana. Imana ibahaye icyubahiro. N'Imana ibahaye icyubahiro nta muntu uzakibaka. Imana ibahaye icyubahiro. Mu masezerano uwinosa hari umunsi wigeze gusenga bamuza umudiyakoni ati ku murindi umudiyakoni uzava kumudira kandi muri ko hari umuringa uzava bitamaho. Hanyuma ubusubi udakoni wawe Imana guhamagaye nta munsi Imana yigeze mubwira nawe ko uzava umudiyakoni. Ntabwo nafite amasezerano arahari. Usibye n'umudiyakoni imirimo iracyakomeje n'imbere. Imana ibaha mu izina rya Yesu. Munyene natinze tubasengera Imana. Twe ntabwo dukoresha amavuta rwose, ntabwo dukoresha amavuta. Nababwiye ngo umuntu ukeneye amavuta rwose ubona ntabwo uzayabonaho. Cyakoze Imana inkoresheje na kane imbwira amavuta, ariko ntabwo ndagusiga, ahubwo ndakubwira ngo Imana ntabwo ugenda uyisiga. Ako nagusiga amavuta naragusiga njyewe Imana ntabwo ugenda ukoresha amavuta yawe uyisiga. Nuko Imana ikoresha ku mavuta. Hari abapasiteri basiga abantu amavuta basengera cyangwa bakasukaho. N'abapasiteri tuzasengera ntabwo tuzabasukaho amavuta. Mu byumba binuze tugusengera umupasiteri tuzagusengera kuko byose ndabona amavuta nayo mfite cyo kuvuta y'umwuka wera niyo Imana yampaye. Ya mavuta basiga abantu burya n'abapasiteri mwo mwihembe niba utegereje muzabona. Ndabahakaniye no kuri Imana nkoresha amavuta karemano y'Imana. Hanyuma n'igira imbere tubasengera Imana. Muke bugufi mupfukame mpamagara abapasitoro, hanyuma barabarambikaho ibiganza tubasengera Imana. Reka n'ubundi dusabe Pastor Mathias adufashe bazane indi mikorofone, adufashe azamure isengesho. Nagira ngo nsabe itorero ryose duhaguruke twubahe uyu mwanya. Abicaye muhaguruke twubahe uyu mwanya. Ni umwanya ukomeye, ni umwanya ugiye kurambikaho abakozi b'Imana bayobera. Urera urakiranuka aho wicaye n'ahera. Turagushimiye guhamagara kwawe kwiza. Turahamagariye umurimo uri mu izina rya Yesu Kristo. Uri umunyamahanga mu izina rya Yesu Kristo. Twarambuye ibiganza kugira ngo abagabo tuzabakoresha imirimo n'ibitangaza, tuzabaha imbaraga z'umurimo wawe, wagura impano z'abantu, tumuha
bayo turagushimiye kuba hari imbaraga zo kugukorera turagushimiye kuzabakoresha ibintu bikomeye turagushimiye kuzabakoresha abagabo kurubaza imbaraga zawe urakoze gukomeye amashyi gukomeye amashyi kuguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo wacu amen gukomera Imana yamushimiye cyane ukira amafeza duhamagare Godiyoza Godiyoza nawe atambuke Godiyoza yaje ari muri yakore guturuka i Rusizi ntabwo twenda kumusenya niyo mpamvu tutamuhamagaye ahubwo turamwakira kimwe n'abandi bose nabo muhaguruke hanyuma mwese nimuhaguruke Godiyoza uhereye umunsi wawe ubundi yakoni hano kandi mureke mbabwire uhereye umunsi wa none imirimo yose ya kidiyakoni mujye gufatanya n'abadiyakoni bagenzi banyu ariko ni ijambo rimwe cy'abadusenge ku pastor batubwiye ngo tuzatukubaha abadusanze mu muriro mugomba kubaha ababatanze mu muriro mwese mufite inshingano imwe ariko nimububahe mubaha abashumba banyu muzabageze neza ubu mureba mushumba uriya njye namusanze mu muriro ariko turahira bayambaye umuzaza mwubaha abagize gute ababasanze mu muriro rero Imana ibaha umugisha mu mbabarire wa pastor wa Felicite hanyuma Imana ibaha umugisha muririmba karibu cyane abadiyakoni muze mufashe bagenzi banyu abadiyakoni musenge Jamari ibintu byinshi Imana ibaha umugisha uhereye umunsi wa none aho wakimukira hose uzakora ku Mana sanze y'Umudiyakoni kandi muri makidiyakoni yose mukajya muyikora uhereye umunsi umugisha w'Imana uri kumwe nawe ntimwitinya mwigira ubwoba umugisha kandi umugambi w'Imana uri hagati muri mwe mukomere Imana amashimwe cyane Usenda byumva kandi imbere yo kubimbwira baramaze kubibona kandi ntuterwa ubwoba ibyo byose bivugwa se kuko n'Uwiteka Imana yawe manuwe no gutabara